Uyu munsi nkuzaniye ikibanza gikora kuri uyu muhanda. Wowe ufite imodoka, ukaba ufite moto, ukaba ufite ikinyabiziga kigucyura, uyu muhanda uzakugeza iwawe. Urabona umuhanda mugari unyuramo imodoka, ukanyuramo pikipiki, ukanyuramo n'igare. Uyu muhanda ni ukuzana ku kibanza cyawe. Ikibanza rero nkuzanyeho ngiki nuko gitangiye. Ni ku rugabano rwacyo. Urugabano rwacyo. Wowe rero ugishaka, wowe wagikunze, wowe wabonye ko aricyo cyari inzozi zawe, tugane. Telefone yacu ni 0782403395. Ubu turacyakigenda. Ikibanza cyawe rero aho cyatangiriye wakibonye, naho gisoreje wakibonye. Ni kuri iyi Miyenzi. Ubwo rero wowe wagikunze kandi ugishaka, kiri ahantu heza hateze neza, watugana. Nakibonye kanyagutambagize, ngicyo ngiyo imiyenzi yacyo. Ubu ni urugabano rwacyo. Icyo cyose ni ikibanza cyawe. Iyo miyenzi ureba ni rwo rubibi rwawe. Ubu bwose ni ubutaka bwawe. Wowe rero wagikunze, wowe ugishaka, duhamagare kuri telefone 0782403395. Kiri mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Iki kibanza cyiza rero, wowe ufite imodoka, ukaba ufite ikinyabiziga cyawe, nta kibazo uzahura nacyo utaha iwawe. Duhamagara rero kuri telefone 0882403395. Ubu bwose ni ubutaka bwawe, ndimo kugutambagiza. Urugabano rwawe n'abaturanyi bawe, inguru. Ushaka n'izindi metero kugira ngo ucyagure, iki kibanza bakongerera. Urwo rugabano rwawe kiri mu butaka bwisanzuye kandi bufatika. Wowe rero wagikunze kandi wagishimye, iki kibanza ntikigucike. Murakoze. Mbibutse gukora subscribe kuri channel yacu Yatumenye BTV, mukora share, mukanda no kunzogera kugira ngo imari zose dushyizeho zijye zibageraho. Murakoze, mwakagira Imana.